agafilime kacu k'uyu munsi tugatangira ihanga rwose bari kutwereka umusore wari ufite ururabyo mu ntoki yitsimbye ahantu. Gusa muri uwo mwanya ahantu yari yitsimbye batweretse rwose mu gipangu gisohokamo umugore rwose mwiza rwose w'igikwerere. Yaje agana ahantu yegera imodoka ye rwose, uri kubona ko rwose uyu mugore n'umubosi lady afite ibifaranga byinshi cyane biramugaragaraho. Yaraje igihe yaragiye gufungura imodoka, hari umuntu umuteze ikiganza aramubwira ati oya ntabwo wemerewe gufungura iyi modoka. Yatangiye kumusora aramubwira ati rero iyi modoka ni iya banki ndetse kandi umukunzi wawe iyi modoka yamunaniye kuyishyura niyo mpamvu twaje kuyifatira, twari dutegereje ko duhereza urufunguzo rw'imodoka. Nuko umugore aramubwira ati ibintu uri kuvuga uri umusazi uratekereza. Umukobwa aramubwira ati byumve ndetse icyo nkeneye ko nacyo iyi modoka nkahita nyitwara rwose nkayisubiza rwose ahantu muri parking yayo. Umugore aramubwira ati se nakwemezwa n'iki biri byo kumbwira ari byo. Bakomeje kutwereka rwose Jose Daniel yari yitsimbye niyo rwose ufite ururabo. Muri uwo mwanya uwo mukobwa rwose uyu mukobwa rwose ubona marinette wambaye agasuti bamwita Alejandra yakomeje kwegera imodoka aramubwira ati oya ati ikintu cyabakizima rero umukunzi wa dore nguriye hakurya nawe uri kumureba genda umurebe. Jose Daniel nuko nguko yakomeje guseka gisa nk'iki ngigishoro kuba ari surprise bari gukorera uyu mukunzi we. Alejandra yakomeje kumusonera aramubwira ati banze ugende umukunzi aguhereza amakuru yijyanye n'iyi modoka nibwo uri bubashe kuza kumenya ibyo ari byo. Byatumye Jose Daniel yari yatumije abaririmbyi abacuranzi atumizaho rwose none rubuze kuza kumufasha muri surprise. Ari nako yese komeza kumubwira ati we genda witsimbe hariya naza kuza ndahita nkubwira. N'uyu nguyu rubuze kuza rwose guturitse kano gaspari kaze yaramubwira ati uye nawe banze ubugiye umukunzi wanjye naza rwose ndahita mbabwira. Byatinze umugore umukobwa yatangiye kumusonera aramubwira ati umva nkubwire wa mukobwa we ibintu urimo ntago bizi ninsanga uri kumbeshye rwose ndahita nkumerera nabi. Nuko umukobwa yaje nk'iyagatera ari nako Daniel yahise aza rwose ahita amuzanira ururabyo aramubwira ati akira mukunzi. Ntibyatinze umukobwa yahise atangira kumukina baramubwira ati ni gute utangira kumbwira ibyo imodoka bagiye kwitwara banki igiye kuyijyana none utangiye kumbwira ibyo. Alejandra yarazi neza yuko rwose Daniel agiye kwakirwa n'umukunzi we neza ariko yatunguwe cyane no kubona umukunzi watangiranye amagambo mabe amusebya. Nuko umukobwa yakomeje kumubwira ati ni gute utangira kuza umpereza indabyo kandi uzi neza yuko imodoka bagiye kwitwara ntago bishoboka. Byatinze Daniel aramubwira ati ibyo ngibyo wibitekerezo ndaza kuza kubigusobanurira nitugera mu rugo we mbabarira unyemerera iki kintu ngiye kugusaba. Yakomeje gukura y'ururabyo ageze ngo amazi aracyari yayandi. Nuko Daniel rwose yahise aza rwose ahita azamurayo impeta aramubwira ati umva se mukunzi ese basi ushobora kuba wanyemerera tugashyingiranwa. Umukobwa yaramubwira ati ariko si uri muzima uratekereza ibyo uri kuvuga ni ukuri ibi bintu bibaho yararakagira uburakari budasanzwe aramubwira ati ese gute ushobora kwemera yuko dushobora kuba twabana kandi uzi neza yuko rwose ugiye muri crise y'ibibazo. Undi aramubwira ati se kuba ugiye muri crise y'ibibazo hari ahantu bihuriye no kuba ndi kugusaba ko dushyingiranwa. Undi aramubwira ati ntabwo nakwemera kubana nawe nta modoka mfite ndetse kandi uri kubona ko rwose ndi kubona ko umeze nk'umuntu uri kumeza kujya mu bibazo. Ate se ufite ibibazo muri company ku buryo ndi kubona bashajya batangiye gutereza imodoka. Ibyatinze Daniel aramubwira ati ariko ngiye rwose ntabwo ndi kwibaza kuki uri kumbwira amagambo nk'ayo ngayo. Nuko kuko umukobwa yakomeje kugenda mwikanancura aramubwira amagambo atari meza anamubwira ko bidashoboka ko bashobora kuba babana nta modoka afite babanamo. Kigaragara cyo uyu mukobwa yakunze uyu musore agendeye ku mafaranga abantu bose baratunguwe cyane bibaze ibintu biri kubera ahangaha. Ntibyatize Daniel aramubwira ati ndi gukomeza gutungurwa n'amagambo ari kumbwira ntago nzika ari wowe uri kubivuga. Rero n'abandi bakomeje gutegereza ngo reko Daniel babwira baje batangira baririmba ariko bakimara kuhagera babonye uburakari umukobwa afite babona umukobwa yanze kwemera neza yuko ashyingiranwa n'uyu ntuza n'uyu musore Daniel. Baravuga umwe muri abo ngabo muri ugenzi baramubwira ati bawutuje uri kubona ko rwose ibintu byakomeye ntago bimworoheye tuza rero uri kubona ko rwose umukobwa yanze impeta ceceka. Byatinze umukobwa yararakaye aramubwira ati rero n'undi munsi uzaza kumpropose rwose umaze kubona neza ko ufite ibintu byose. Yaraje umukobwa ahita yikatira arigendera yanze kwemera yuko bashyingiranwa. Aba nabo rwose baratunguwe cyane maze kuri imyitwarire y'uyu mukobwa kandi mu byukuri iyi ngiyi rwose isa nk'ari ari surprise bari bamukoreye. Daniel yaratunguwe cyane aravuga ati ariko se wa mugani uyu mukobwa ngiye kubana nawe ni mukobwa bwoko ki. Nuko nguko rwose Alejandra yaje abegera abasanga akimara kuhagera Alejandra aramubwira ati mva nkubwire boss ibintu ukoze ntago bikwiye ntago niteze ko rwose ari buze kuva ibintu nk'ibi. Nawe yarababwira ati ntago nari mbyiteze ntago nari nzi neza ko rwose umukunzi wanjye afite imitekerereze n'imyumvire imeze kuriya. Igihe Alejandra yaragiye kugenda bahise babona rwose agiye kumubwira ngo nasiga imodoka bahise babona rwose umukobwa yahise acana imodoka itabacaho rwose n'ivumbi ryinshi araribatera arababwira ati muzahana baze wana ngiye rwose nta nko kwiruka nta imodoka yanjye nshobora kuyibarekera. Kandi umukunzi we yimuhereje
ayimuhereza bisanzwe kugira ngo ajye yitwara. Ntibyatinze umwe muri ba bantu rwose yari yahereje akazi yese avuga ati ngani muduhereze ibiceri byacu twigendere rwose akazi kacu turagasoje. Alejandra yahise yishyurira bosi wabo. Gusa muri uwo mwanya Daniel yahise yumva telefone imuhamagaye. Yese amubwira uwo muntu, aramubwira ati rero hari gahunda mfite, hari ikintu nshaka ugomba kumfashamo Paul. Mfite gahunda y'ibintu byinshi nshaka kumfashamo, ese uranyemerera dukinane iyi deal? Ntibyatinze uyu ari guhamagara amubwira ati siko nzi neza ko twe twarashwanye kutazongera kumvugisha, bigenze bite, byifashe bite? Daniel yaramubwiye ati unyihangane na gukoreye ikosa, atari ko babarira rwose aka kanya umfashe dukinane deal bya nyabyo, mfite ibintu byinshi nkwiriye gukora kandi ndabizi neza ntabwo wabura kubimfashamo. Ntibyatinze bakomeje kubiganiraho, ari nako rwose bakomeje kutwereka uyu mukobwa rwose Alejandra akomeza kwitegereza ibintu bose bimubayeho. Aravuga ati rwose ibintu ntabwo bibaho. Bose nawe byaramutunguye, akomeza kwibaza ikintu kiri kumubaho. Yanakomeje rwose kugerageza uko ashoboye kose ngo yinginge uyu musore wari ugiye kumufasha akazi yari agiye kujyamo. Alejandra nuko akomeje gutegereza bosi we, maze kubasaba gukomeza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi hano kudusobanuye official. Mukomeze mwirebere dufilime twiza buri munsi zanyu tubahereza. Ntibyatinze Daniel yahise atangira kubwira umuhungu we Paul, aramubwira ati wowe ntugire ikibazo cy'amafaranga, amafaranga arahari, we dire yose tugomba gukinana ndaguhereza amafaranga yose ushaka. Ntibyatinze Alejandra akomeje kuganiriza boss, aramubwira ati ariko se boss ibi ni gukora birakwiriye, wa propose umukunzi wawe mukabana neza. Nuko boss we Daniel yaramubwiye ati ngiye nkeneye kubanza gutestinga umukunzi wanjye niba dushobora kubana mu bibi no mu byiza. Kubera ko akenshi umuntu ufite amafaranga biragoye kugira ngo azapfe kubona umuntu umukunda bya nyabyo. Nicyo kintu cya mbere kibaho, cya mbere kigora. Bonge batwereka ku rundi ruhande wa mukunzi we bamwita Damarisi yakomeje kugenda azenguruka inzu yose yabuze icyo afata n'icyereka, kubera amaze kubona rwose umukunzi we kumuzanaho ibintu bitumvikana. Gusa uyu mukobwa akomeje guhubuka. Ntibyatinze rwose bahise batwereka Jose Daniel ndetse na wa mukobwa Alejandra umwe bakorana muri company bazanye mu rugo. Bakimara kuhagera nuko nguko rwose Damarisi yatangiye kuganiriza umukunzi we Daniel, aramubwira ati noneho ubwo twavugana sobanurira ibintu bijya mbere, ese ibintu bijyanye no kukubura imodoka, ibintu bijyanye na company ya wundi ifite ibihe bibazo. Natangiye kumusobanurira, amubwira ati nashoye amafaranga arahomba, mukunzi wanjye rero wanyemera tukabanza kwa dushyingiranwe basi byuze kuko nabize neza ibintu tuzabicamo kandi nzabikora neza bikwiriye. Uyu mukobwa Damarisi yaramubwiye ati ntago bibona ibishoboka. Nubuhe buguryi wakoze bwo gushaka gutuma business ihomba, kuki upfa gushora amafaranga utabanje gutekereza? Nuko ndi nawe aramubwira ati ntabwo nzi impamvu uri gukomeza kunuka kubera ko na business yanyifungura ne twari turi kumwe, rero gushora amafaranga kwanjye nashoye yanjye ntago nashoye yawe. Daniel nawe yakomeje kurakara, gusa ariko nanone arigarura aramubwira ati mukunzi kukubwira nabe ntago ari kukwanga, atariko nawe byakubaho, hari igihe ushora amafaranga agahomba kuko ntago ari ubwa mbere bibaye. Nuko nguko umukunzi yakomeje kumubwira ati rero biragoye kugira ngo nzapfe kubana nawe tubane mu bukene nk'ubu ngubu bwo kubaho nta nzu dufite, nta mafaranga dufite ndetse nta n'imodoka. Nuko yakomeje kumubwira ati ariko uko naherekare mbikubwira twakundanye kubera yuko mfite imitungo, ese wakunze njyewe cyangwa wakunze imitungo yanjye? Nuko nawe yaramubwiye ati naragukunze yego nibyo, atariko rwose kuba rwose naragukunze ntago bivuze ngo imitungo rwose ufite igende, urumva twabaho rwose nta mitungo dufite. Ntibyatinze wibuke neza ko Paul nuza uyu boss Daniel yari yahamagaye wa muhungu we Paul kugira ngo amufashe muri gahunda rwose zo kugira ibintu bakurikirana, ari kumufasha kugira ngo abanze yeseye neza hamenye ibyo uyu mukunzi we ese ibintu byifashe bite bimeze bite. Nuko agafilime kacu gahereye. Ntibyatinze bahise batwereka rwose Alejandra ese yihuta rwose ko yamaze kumvira boss we ajya gufungurira Paul kugira ngo aze yumve icyo boss we amushakira. Ntibyatinze Paul yaraje aza rwose nk'umuntu w'umubosi, nk'umuntu ufite ibifaranga bidasanzwe, ariko mu by'ukuri n'ubundi uyu Paul no rwose n'umubosi utinyise unarenze. Yaraje Daniel amubwira ati iyi nzu rero ukomeze kwitegereza niyo nari nakubwiye turi buze kuza gufatamo nk'ingwate kugira ngo umereze amafaranga. Paul yaramubwiye ati inzu ni nziza, gusa umugore none yaratunguye cyane aravuga ati si ibi ni ibiki ndi kubona aha ngaha, inzu nayije mu gute? Ntibyatinze Daniel atangiye gusobanurira umukunzi we Damarisi, aramubwira ati ibintu bijyanye rero n'iyi nzu mu buryo bwo kugira ngo mbanze ndebe ko byibuze yampereza amafaranga y'ingwate kugira ngo ndebe ko nakongera ngashora muri business yanjye nkagarura amafaranga, ariko ndabizi mu gihe gito rwose nzaba mbisubije ku murongo. Damarisi yaratunguye aravuga ati ibi ntago bishoboka, ntago bibaho. Ese twatangiye kumwe excuse, aramubwira ati rero uyu ni Paul n'inshuti yanjye agiye kumereza amafaranga. Damarisi none wese ashyuhira mu mutwe icyarimwe aravuga ati imodoka irabuze, inzu irabuze, company nayo irahombye, ese ubu ngubu urabona tuzabaho gute?
ntago bishoboka rwose kwihanganira ibi bintu ntago byavamo. Ntibyatinze yakomeje kugenda ababwira amagambo mabi, aramutangira kubwira umukunzi, aramubwira ati ukuntu utangiye kuba nyakabwana, rero rwose ntago nashobora kubaho rwose muri ubu buzima ubayeho ukennye, ntago twabana, ntago byavamo. Daniel yakomeje gutungurwa n'imyitwarire umukunzi wiwe afite, nawe atangira kwibaza ati se ibintu naba nakoze koko ibi bintu birakwiriye? Byaramutunguye cyane, aravuga ati se none ngo ndakora iki? Ntibyatinze Paul yese baza boss waramubwira ati ariko Paul, nizere neza ko ibi bintu tugiye gukorana bitazigera bingiraho ingaruka. Daniel yaramubwiye ati nta ngaruka zihari wana, njye nkeneye gutestinga umukunzi wanjye, nkabanza nkamenya ibijya mbere, we ukora akazi kawe neza, tumaze dutestinge menye uyu mukunzi, ese mu by'ukuri dushobora kubana mu bibi no byiza, cyangwa niba abandi baba baduferafera baba baraho. Gusa Rihande yabwiye Daniel, aramubwira ati boss, ibintu uri gukora ndabizi neza nyuma bishobora kuza kugaruka, rero rwose wakwisubiraho rwose ngo ubugabo butisubiraho buba ari ububwa, rero isubireho boss rwose, kuko ibintu uri gukora umukunzi wawe uri kubona kuri kumutera ubwoba. Uko ntibyatinze Daniel yaravuze ati ngewe umupango mfite kandi ngomba kukomeza, we icyo ugomba gukora akazi kawe neza, ndetse kandi nzaguhereza amafaranga yawe nk'uko bikwiriye. Ntibyatinze Paul nawe yaramubwiye ati ngewe icyo nkeneye rwose ni ibiceri wana, akazi ngomba gukora ndetse kandi nkagakora neza nk'uko ubishaka, rero nta ribi. Ntibyatinze igihe Paul rwose yarakomeje kumuganiriza amubwira ukuntu azakora akazi, yesi mubwira ati rero ngende kubona hari indi business indi gahunda ngiyemo rwose, rero wahandika nkabanza nkagiyeho nkabikurikirana rwose, we humura akazi kawe nzagakora neza. Paul rwose ni umusore ufite courage, urahunga rwose umeze neza nta ribi. Gusa Daniel nawe yakomeje rwose mu bihe byo kubabara byo gutangira gudatinga agahura n'umukunzi utari mwiza. Ntibyatinze Rihande nakoze iyo bwabo gakomeza kuba kuri boss we, yahise abwira ati rero Paul none nta ribi, rero wajya muri gahunda zawe ukazikurikirana, pfa kuba akazi kanjye utazigera ukica. Paul yaramubwiye ati we humura, ngiye rwose ngiye ni kazi akazi bagomba gukora neza cyane. Ntibyatinze igihe Paul yaragiye, Rihande nawe yaramubwiye ati rero mbaye nta kindi kintu nkeneyeho nagenda. Boss we yaramubwiye ati mva nkubwire rero Rihande, mbabarira rwose wikora ikosa ryo kugenda, ndacyagukeneye hanga kugira ngo tube tukiganira. Ukundi nawe aramubwiye ati rero boss wanjye urasetsa, burya rero amaso yawe ntago areba, hari ikintu mfite cyo kukubwira. Ntibyatinze Daniel boss we yaramubwiye ati se ni cyo kintu ufite cyo kumbwira, please babarira ukimbwire. Rihande yaramubwiye ati ufite ibibazo byo guhitamo umukunzi wawe nyawe, atariko ikintu nabonye utazi kureberaho, urukundo rwawe rwa nyarwo rufite, ndetse kandi hari urukundo uri kure mu maso, ndetse kandi gutarabasha kuba wasobanukirwa. Ese ubu ngubu ntabwo uzi kubasha gutandukanya urukundo nyakuri rugaragara ku muntu n'utagaragara ku muntu. Ntibyatinze Rihande yakomeje kugenda amubwira yuko rwose boss we adafite amaso ya nyayo yo kureba, ati urukundo ruhari kandi rufite imbere yawe, atari kuki udafite no kubasha kwanariza ngo se nuwe muntu nkunda abanyawe. Boss we yakomeje kumubwira ati se ni biki ushatse gusobanura, ni ikihe kintu ushaka kuba wambwira wa mukobwa we, babarira unsobanurire, ntabwo ndi kubasha kumva amagambo uri kumbwira. Ntibyatinze Rihande yaramubwiye ati rero iyo umuntu utabasha kuba yasobanukirwa ukuri kwa nyako kumuri imbere ye, uramureka akabanza akazenguruka, yamara kuzenguruka yamara kubona rwose ibintu bimucanze, nyuma aho ngaho atangira gutekereza ese ni ikihe kintu nkwiriye gukora. Ntibyatinze Daniel yaramubaje ati ariko se koko uracyankunda? Rihande aramubwira ati ibyo bintu kubaza ukomeza kumbaza rwose nta bisubizo mbifitiye, ahubwo ikintu cyaba kizima nuko wandika nkigendera. Daniel aramubwira ati mbabarira please winsiga, nshaka kuba mfite umuntu turi kuganira, rero uramutse ukoze ikosa ryo kunsiga nshobora gusigara mu gahinda gakabije. Byatinze Rihande nawe yaramubwiye ati oya, nanjye sinshaka gukomeza kuguma ahangaha kuko nanjye ubuzima ndimo ntago bunyoroheye, naguhereje amahirwe uyaterera inyoni, niko Rihande yamubwiye. Ibisa nkaho rwose uyu boss yigeze guteretaho Rihande, ndetse kandi anakundanaho na Damarisi, ariko Rihande yaje kuja guterwa indobo na boss wiwe. Gusa yakomeje kugenda namucyurira. Rihande aramubwira ati rero wowe wahisemo nabi, narakubwiye ngo uhitemo neza uranga, mabure narabikubwiye. Ntibyatinze Rihande aramubwira ati rero ukuri kwa nyako ntabwo tubasha kugusobanukirwa, ndetse n'ibintu ibyiza byose tuba tubifite imbere yacu, ahubwo icyo tuba tubura ni ukugira umutima nama wa nyawo utubwira ngo ukwiriye gukora ibi ngibi. Akenshi irari riradushuka rigatuma duhitamo nabi, atariko buriya iyo ufite umutima mwiza ndetse kandi ugafite umutima nama wo kugira inama, ukagira n'unuza n'ubwonko bwawe bukwibutsa gusenga ukanasaba Imana kuguha guhitamo neza, bituma uhitamo neza. Rero bakomeje kuganira biratinda,
ari nako Rihandara aramubwiye ati rero nta mwanya mfite wo gutanga reka nigendere. Rihandara rukubona ruko rwose n'umukobwa washenguwe n'umutima na bosi we. Bosi we yakoze ikosa ryo guhitamo nawe. Yasigaye hanga akomeza kubitekereza atekereza amagambo umukobwa mubwiye, akomeza kubyibazaho, aravuga ati se basi byibuze ubu ngubu nzakora iki kugira ngo basi byibuze bitemo neza. Yabuze icyo afata bura n'icyo areka, ko yaramaze kubona rwose umukunzi we akomeje rwose kumwitaho nabi. Ntibyatinze bahise batwereka rwose ku ruhande hari imodoka yaje gake gake iparika aho ngaho. Ni Paul yarongeye agaruka none kwa bosi we rwose Daniel waramuhereje akazi. Akimara kuhagera yaraje rwose, nuko nguko rwose yaje ahita sona ahita yinjira rwose muri rwa rugo. Yahise yinjiramo na bwangu byihuse ahita agera ku gipangu. Ari nuko nguko rwose yahise sona aranakomanga. Komeza kubasaba ukanda subscribe niye Twitch mukomeje kubana. Uyu mutwe tubana buri munsi zajya mbahereza filime twiza. Ntibyatinze wa mugore Damaris noneho yaje yacishije amakera amubwira ati bimeze bite. Paul aramubwira ati bimeze neza. Undi aramubwira ati rero Jose Daniel ntagaraza. Atariko munyihanganira ubushize rwose nabagaragaje ubushize bw'isoni ubyihanganire. Paul yaramubwira ati wibigiraho ikibazo cyane ko byarabaye nta ribi. Gusa ntibyatinze bari kuganira yaramubwira ati ko se bura nta kuntu wamakarimu mu nzu nk'abandi mora. Uyu Damaris yaramubwira ati nta kibazo rwose bosi wacu wakwinjira rwose nta ribi. Uyu mugore akunda umuntu ufite amafaranga, namwe muri kubibonesha amaso yanyu. Ntibyatinze hese amubwira ati nta ribi noneho karibu mu nzu uze tube tunaganira gake gake, hari n'icyo kunywa rwose ndaguhereza. Gusa Paul yaramubwira ati ngiye cyo nkeneye amazi, ariko nawe ari kwinjira ngaha mu nzu yaje nk'ingagari afite ibiceri bidasanzwe, bisa nkaho ari gutestinga uyu mugore kugira ngo babanze barebe ese ashobora kwitwara gute igihe umugabo we yaba atagifite amafaranga. Yaraje ahita ahereza amazi Paul ngo nuko nguko yatangiye kuyanywa. Gusa ariko nkomeza kubabwira ngo bagenzi mujye mukomeza nanone mukundana urukundo rwanyarwo nimugakundana urukundo rushingiye ku mafaranga, kuko ibi bintu akenshi bikunze kugira abantu ingaruka. Ntabwo umuntu amafaranga arayahorana, hari igihe ubuzima bwanga. Ntibyatinze Paul yaramubwiye ati ko se ko ndi kubona utameze neza bimeze bite. Undi nawe aramubwira ati yego wabimenya ntabwo meze neza. Undi aramubwira ati se ngiye ariko mujye mfite uburyo ki wakemuramo iki kibazo. Umukobwa yatangiye kumubwira ati ko se urabona nagikemura gute nabikurikirana gute. Undi yaramubwira ati se ni gute ntafasha umugore mwiza nkawe, wowe tuza ndaje nkwereka umuvuno wa nyawe, nkwereka ukuntu twakurikirana ibintu ndetse kandi tukabishyira ku murongo. Byatinze Paul yatangiye kumuganiriza aramubwira ati rero ikintu gihari ukwiriye gukora ni iki ngiki, tuza gakeya uze tujyane ku mazi hakugiriya muganirize nkwereka umuvuno w'ikuntu twabigenza. Uyu mugore yatangiye kugenda amubwira ati ko se kugenda nkasohoka nkajyana nawe urumva bitaba ikibazo gikomeye cyane. Undi nawe yaramubwiye ngo nta kibazo kibirimo kuko Daniel ni inshuti yanjye magara, rero kuba twajyana tugasohokana tukagenda tuganiraho nkwereka abakire bagenzi wanjye, nkwereka uburyo ki ushobora kuba wabonamo amafaranga ugafasha umugabo wawe, ntago ari ibintu birenze. Undi nawe yaramubwiye ati nta ribi, atariko rwose uko kuvunika rwose ko kujya gushaka amafaranga umugabo wanjye nawe wakwiriye kuyashaka wana. Undi nawe yaramubwiye ati niwe nanone udashaka ibikuvuna ndakwereka uburyo bundi dushobora kubikoramo wana, ndetse kandi ukabaho neza ukabaho wishimye. Ese ahubwo wanyemerera tukajyana. Byatinze yakomeje kugenda muteratera injuga kugira ngo arebe ko byibuze uyu mugore yabyumva. Dore murabizi neza kenshi abagore bashukishwa n'utuntu dutoya. Rero nk'iyo ukutanye n'umugore rero ufite ihungabana ryo kuba ashaka amafaranga, kunza umuntu ufite amafaranga, ubona rwose nta kintu bimubwiye. Umugore yarabyemeye. Ni nuko kuko rwose Paul yahise afata telefone ajya ku ruhande kugira ngo ahamagaze imodoka bahita bajyane gutembera, kuko umugore yaramaze kumubwira ati rero turajyana n'imodoka yawe, umukunzi wanjye rwose imodoka yanjye rwose dore imodoka twari dufite bayitwaye. Ntibyatinze Paul wese batwereka ahamagaye Daniel aramubwira ati rero buri mwanya umukunzi wawe maze kumufatisha, rero ikintu cyaba cyiza kizima gerageza uko ushoboye kose umpereze imodoka. Undi nawe aramubwira ati imodoka niyo ukeneye muri imodoka urayibona. Paul aramubwira ati rero ko iyo bwabaga kugira ngo imodoka nyibone vuba, kugira ngo umupangu wanjye n'uyu mugore n'uyu mukunzi wawe utaza kuza gupfa. Ntibyatinze Paul yese abwira bosi wiwe ahita namwemerera yuko imodoka agiye kuyimuhereza. Nuko nguko rwose bahise batwereka Paul agaruka amubwira amakuru neza, amubwira ati rero imodoka igiye kuhagera, we tangira witegure nkwereka umuvuno wa nyawe. Ntibyatinze umugore rwose witwa ngo ni umukunzi wa Daniel yahise afata muri portesheri Paul bahita bajyana kugira ngo bajyane gutembera amwereka ukuri kwa nyako kuko ibyo akwiriye gukora. Bongeye batwereka none hakuno Daniel rwose ari mu kazi kiwe, yahise ahamagara umukobwa bita Francine aramubwira ati gira vuba Francis tigira vuba ujyane imodoka ushyira imodoka Paul afite gahunda y'ibintu agiyemo.
Daniel ni umubosi, ibi byose yabikinnye kugira ngo akine umukunzi we, abanze acekinga arebe umukunzi wiwe niba ashobora kubasha kuba yakwihanganira kubaho mu buzima rwose babayeho bakennye. Ntibyatinze bahise batwereka rwose Daniel yahise akomeza kwinjira igihe rwose yaragiye gufungura kugira ngo yinjire muri office. Hari umuntu wamuhamagaye aramubaza ati ariko se bimeze bite boss? Undi nawe aramubwira ati meze neza. Na Alejandra rero arahagurutse aramubwira ati boss, ndi kubona rwose utameze neza, ese ni ibihe bintu muri aka kanya bikubangamiye? Yaramubwiye ati ntago meze neza kuko umukunzi wanjye akomeza kungaragariza isura idasanzwe kuri njyewe ntari muziho. Rero ntago rwose meze neza, no kubona kapare rwose ukomeza gukora biri komeza kunkomerana. Gusa ariko n'umwanzuro rero arahaye wo kubasha kuba byibuze yakwisenga rebe umuntu umukunda bya nyabyo, rebe niko kuri mukunzi we bagiye kubana amukunda by'ukuri ataramukundiye imitungo. Alejandra rero aramubwiye ati ngenge ntekereza ubushize ibintu byigize kubaho, niba ujye ubyibuka nza kukureba nkuzaniye akagift nkaza gasanga muri kumwe muri ahantu muri office mumeranye neza uri kumuhereza indabyo. Undi nawe aramubwiye ati rwose ndabyibuka. Ntibyatinze Daniel yahise atangira kwibuka neza igihe yari ari kumwe rwose n'umukunzi we Damarisi, aribwo rwose kuri birthday yiwe ya Damarisi yahise amuhereza akantu. Igihe rwose muri birthday ya Daniel yahise atangira guhereza ururabyo umukunzi we, ari nako rwose batweretse Alejandra. Icyo gihe rwose Daniel yakundaga n'abakobwa babiri, yakundanaga na Alejandra ndetse akundana na Damarisi, ariko yari atarabasha kuba byibuze ahitamo wa nyawe. Ntibyatinze igihe Alejandra yari aje kureba umukunzi we Daniel ngo amuhereze gift, yatungana no kubitwa n'inkuba no kubona rwose Daniel ari kumwe n'umukunzi we rwose Damarisi. Byaramutunguwe, amarira arashoka, agahinda kaba kenshi kuko yari azi neza yuko amukunda wenyine ku giti kiwe wenyine. Byaramutunguye, yahise asohoka rwose akubitaho urujya ababaye agifite agahinda gakabije. Daniel nawe yasigaye ahangaha abona rwose amazi abonye atari yayandi, abona nta yandi mahitamo aravuga ati reka ngumane n'umukunzi wanjye Damarisi kuko rwose yaramaze kubona rwose nta bundi buryo yabukoramo. Bakomeje kutwerekana none Daniel akomeje gutekereza ukuntu Alejandra yamuteye agahinda gakabije. Alejandra nawe rero ko yarakomeje kumutekerereza ibintu yamukoreye, aramubwiye ati njye narabikubwiye guhitamo kwawe nabi. Iyo uza kuza kugira umutima wa nama wawe wa nyawe uri guhitamo njyewe, niwe kuko warigeze gucekinga imico yanjye, njyewe ntari biryanjye nkuko namwe kenshi mubizi. Alejandra rwose n'umukobwa mwiza w'imico myiza, ntari biryiwe. Daniel rero aramubwiye ati yego nanjye ndi kubibona. Alejandra aramubwiye ati rero uguhitamo kwawe nabi, ubu ngubu nagize ihungabana rikabije kugira ngo nzapfe kwemera kongera guhura nawe cyangwa kongera guhuza nawe byagorana. Daniel kuko arakomeje kugenda amusaba ati se basi byibuze wakomera ko natandukana n'uriya mugore, basi byibuze nkakomeza kongera kugumana nawe, ibyo bintu wabinyemerera? Mbabarira umbwire please. Daniel akomeje kugereza uko ashoboye kose ngo basi byibuze ariko yakongera agatsindira umutima wa Alejandra, ariko ni ikintu cyambere kigoye kuri Alejandra. Alejandra aramubwiye ati oya ntago bishoboka, njye ndi umukobwa wiyubaha ndetse kandi nafashe umwanzuro wo nyawo kubanza kwitekerezaho nkamenya ngo ese nkwiriye gukora iki. Byatinze Daniel yaramubwiye ati mva rero basi byibuze wampaye mahirwe byibuze ya kabiri, nkareba ko byibuze nagerageza nkongera nkagarura umutima wawe nyawe. Alejandra yaramubwiye ati oya ntago bishoboka. Yahise amufata ikiganza aramubwiye ati Alejandra please kora ku mutima wanjye wumve, umutima wanjye warashenguwe ndetse kandi wumve n'imiterere yawo, wumve neza unahumiriza gakeya uraza kumva ko umutima wanjye uri guterera mu wawe. Daniel yahise amagiramo guhitamo nabi, ariko nubwo ari umubosi ufite amafaranga ntabwo bivuze neza yuko rwose amafaranga hari ikintu atagura. Nubwo bavuga ngo amafaranga agura urukundo, ntabwo urukundo rugurwa amafaranga. Hari igihe uba ufite amafaranga ariko umugukunda nako gukundira amafaranga ntabwo ukunda urukundo rwa nyarwo, wayabura bikarangira burundu akwanze burundu nawe akakurika. Nk'ibyo rwose Damarisi yakomeje kugaragariza umukunzi we. Byatinze Alejandra aramubwiye ati wanze gukora igikwiriye, wanze guhitamo neza, atariko ikintu gihari ni kimwe, kugira ngo basi byibuze nzakureke wishime, manze utunganye byawe nta ntuza n'uriya mukunzi wawe Damarisi, mubanze mubikurikirane. Daniel yatangiye kumva ibintu Alejandra amubwiye, abona ko rwose ashobora kuba hari amahirwe yuko ashobora kuba yakongera gutsindira umutima w'uriya mukobwa rwose ngo na Alejandra. Ntibyatinzwe bahise batwereka none ku rundi ruhande, batwereka wa mukobwa boss yari yohereje kugira ngo azane imodoka. Yaraje ahita amubwira ati rwose ndabigushimiye. Umukobwa yahise amubwira ati mva ngo nkubwire bwana Paul, akira urufunguzo rw'imodoka yawe nguru, noneho nta kibazo imodoka yawe noneho wayisigarana wakurikirana gahunda zawe. Ntibyatinze bahise batwereka rwose wa mukunzi rwose ngo n'uwa Daniel bita Damarisi
yahise yijoyingana na Nuza na Paul ahita amwinjiza mu modoka bahita bajyana gutembera ko yari amaze kumwemerera uburyo cyagiye kumukubita umuvuno w'uburyo kibwo ariko bwose ashobora guhura n'abakire barenze bandi bafite ibiceri bafite amafaranga menshi cyane. Ahise binjira mu modoka nuko ngo rwose bahise batwereka Paul ahise akata imodoka bahita batangira baragenda. Ahise bagenda gusa umukobwa yaratarabasha rwose kuba yakwanariza neza ngo abanze atekereze igikwiriye. Ahise baseka rwose wa mukobwa bita ngo ni Francis ni Francis asigaye ku rugo rwe yararukinze kuko Alejandra uyu mukobwa Damarisi rwose n'umukobwa rwose ubona ko washidukiye amafaranga ntabwo yakunze Daniel. Hari n'impamvu nkomeza kubabwira ngo mukomeze mukande subscribe kugira ngo ujye mbahereza filime nk'utu tw'ubwenge turimo trike nyinshi zo kuba wabasha kwibuza wakweseye ngo umukunzi wawe iki kintu reba nimba kuko umukunzi wawe yaragukundiye ibiceri. Ibyatinze bahise batwereka Paul ageze ku ruhande aparika imodoka ku ruhande. Ukundi nawe aramubwira ati sekondara uparitse bigenze bite ndumva nkeneye ikintu cyo kunywa. Nuko Paul yahise akora ku ruhande ahita akurayo whisky nyayo rwose za nzoga ziba ziremereye. Aramubwira ati ariko njye mfite aka whisky. Nuko umukobwa yaramubwiye ati iyo ngiyo niyo yanjye ahubwo wagira. Paul agiye aramubwira ati rero reka mbe nteretse hasi njye gushaka ibirahure. Undi aramubwira ati ntabyo ibirahure wana ati ibibazo niberemo rwose ntago ari byo kunywesha ibirahure ngeze na rwose mbe ninywera. Nuko nguko umukobwa yatangiye gukubita ku munwa anywa whisky nk'unywa amazi. Abakobwa murabazi nta mikino baba bafite. Paul yatangiye gutungurwa cyane no kubona ukuntu umukobwa asuka yo whisky. Aravuga ati se noneho ubundi uyu ni umugore duza boss wanjye yaragiye gushaka cyangwa. Ibyatinze nabo bahise bamuhereza ngo nasomeho. Ariko mu by'ukuri Paul ntago nanone ibintu nawe yarabimenyereye ko ari kugira ngo amujijishe nyine mugaragarize ko nk'ingagare ngenzi yiwe atabura kunywa akantu nk'aka gahiye. Ibyatinze bakomeje kugenda baganira. Aramubwira ati ariko ngende kubona rwose ubuzima rwose biragwe kunywa nzapfe kubaho mu buzima nyina Daniel tubaho tukabaho tudafite amafaranga. Daniel namukunze kubera ko afite ibiceri byinshi cyane ntabwo namukundiye kuba rwose ari uko rwose nafite umutima wo kumukunda. Uri kubona hari ubwiza afite burenze hari ubwo ari bogari itangiye kugenda yivamo. Ariko mu by'ukuri rwose Paul ari gutara akazi kiwe niwe impamvu nanone kugenda avuga ati umutima we ati noneho biri kugenda bitungana neza ati ndi kugenda nkusanya amakuru. Paul yaramubwiye ati nuse basi niki uri kubona ari kiye kintu nagufasha byibuze wakora kuko umukobwa yakomeje kugenda amuganiriza ati se aba yari wowe umukunzi wawe amafaranga akayabura byagenda bite. Undi aramubwira ati ngiye nta kintu mfite cyo kukubwira nta n'inama mfite yo kuba nakugira. Ibyatinze Paul niko nguko akomeje kugenda amuhira inzoga kugira ngo agende amukurakuramo amakuru. Umukobwa wawe nawe rwose yabaye igihopari akomeza kugenda anywa amayoga yo nuko umukobwa yakomeje kugenda yiyahuza amawisika yarayanyweye arayanywa bidasanzwe. Umukobwa yakomeje kunywa wisika zingagira kunywa amazi nuko nguko yagendaga atangira kugenda sinda. Gusa ari nako Paul yagendaga amujijisha amugaragariza ko nawe ari gusoma agenda yinywesha gake gake. Ariko mu by'ukuri mupangu Paul afite twese turawuzi. Ntibyatinze bose batwereka none ku ruhande rumwe batwereka Daniel afite akantu kameze nk'akanuza nk'aka gift mu ntoki. Yasohotse muri office yiwe asomokamo kaka gift agafite mu ntoki. Ari nuko nguko rwose yisa aza yegera umukobwa we rwose bamwita Alejandra. Yaje afite kaka gift aza amwegera kugira ngo abashe kuba byibuze arebe ko byibuze yakongera akagarura urukundo rwiwe rwa kera. Naga filime kacu episode yacu n'uyu munsi nuko nguko irangiye. Mwebwe rwose nawe mukeneye indi episode mujya munsi muri comment mutubwire ndetse kandi mukoreshe mukande na like mukande na subscribe kugira ngo tubana buri munsi. Abantu mukeneye part 2 mumbwire rwose part 2 rwose bidatinze ndahita nyibahereza duhurire muri comment. Ndetse kandi cyo nabwira nuko mbakunda cyane ndetse kandi Imana ikomeze ibarinde. Ciao Imana ikomeze ibane namwe ni Twitch mukomeze kubana nawe mukomeze mukande subscribe hano kudusobanuye official. Ndabakunda cyane.